So guys, muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukoramo link ku buryo bworoshye. Ku buryo link ushobora kuyihereza umuntu runaka akaba yayikandaho akabona video. Iyo link ushobora gukora ishobora uburyo umuntu ashobora gukandaho akaba yamushishikariza gukora subscribe. Guys, mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, ngiye mugiye kubana, hitwa Uweragiye. Ngiye kwereka uburyo ushobora gukoramo link ku buryo bwiza, ku buryo bwizewe, ntagire akantu kamwe kagucika. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, ukanda subscribe. Naho rero urajya kuri YouTube yawe nk'ibisanzwe, kuri channel yawe uje kuri YouTube yawe nk'ibisanzwe, ukanda hano handitse profile, urahita ukanda hameze gutya. Hanyuma urahita gwa kuri video zawe. Urabona ngizi video twazigezeho zose ngizi hano. Nugera hano rero uraza ukande hano h'utudomo dutatu. Hano utudomo dutatu. Hano nizere ko muri ko habona. Ubwo uraba wahisemo video runaka uri buze ko ukoresha muri iyo link, niyo uzaza uyihereza mu group ahantu hatandukanye. Uraba wahisemo, urafata iyi cyangwa iyi. Iyo urashaka niyo urafata. Hanyuma wahita kuzana ahantu hameze gutya, uzukande ahantu handitse ngo share. Sorry gato. Uzukande hano ku tudomo dutatu. Urahabona. Ukanda hano handitse ngo share. Hano kandi mashiraga fresh. Hano aho ariho kanda. Bahita bakuzanira ahantu ho gusharinga, urahita ukanda ahantu handitse ngo copy link. Copy link hano. Aha ariho kanda. Urabona ko bayi copied. Ubwo wahita usubira inyuma rero, ujye wenda kuri WhatsApp yawe, ujye kuyandika neza. Tujyana akantu ku kandi hagira akantu kagucika. Wenda kanze ndebe ahantu nyane, kanze nkande hano. Noneho uraza ya link hano ho kwandikira message, aba ariho uyishyira hano ho kwandikira message, ukande paste. Wanditse paste ihita ijyamo. Urabona ko ngiye narayishizemo hano kuri WhatsApp yari ihari. Guhora wafashe video yawe runaka, numara ukanda paste arahita bizamo bimeze gutya. None ikintu ntahita ukora nugera hano habanza urahashira akabazo ukurikizeho sabu sana nawa sabu, ushyireho akarongo, kano hanyuma wandike confirmation. Kanze myandike neza guys. Confirmation mu Gifaransa ni confirmation. Nurangiza nusoza hano uhita wandika hano hashira bihwanya, akamenyetso ka bihwanya kano. Hanyuma ushyireho rimwe. Iyi link iraba yizewe ahantu hose wayihashyira, ku buryo umuntu wese ashobora kuyikanda agahita agwa kuri video yawe, ikaba yamushishikariza gukora subscribe. Nurangiza urasa nk'uwohereza. Igende. Urabona ngira hari hejuru ngena nayihanditse, ariko nshatse kuberekana iyi ngiyi. Murabona ko byakunze iyo bakwandikiye ubururu, iyo link wayanditse neza.
iyo utanditse neza izamburiza ari umukara. Reka dukandeho turebe ukuntu iri bugende. Reka dukande, tukande kuri iyi link tumaze kweditinga. Niba ari ubwa mbere ugeze guys ko ugeze kuri iyi video ntugende udakoze subscribe, kanda kuri iyo link turebe. Urabona uduhise duhinguka kuri ya video twakoreye link. Urabona twese tuyigeraho ya video, dore ngiyi guys. Urabona ko video twayigezeho, dore ngiyi guplaying. Nibyo nashaka kubereka guys. Niba ari ubwa mbere kumva iyi video ikunyuze, uyisharinga inshuti zawe, usharinga umuvandimwe wawe. Niba ari akoresha YouTube nawe ntugende udakoze subscribe ni inkungi ikomeye urabutanze. Ndabakunda, duhure mu zindi video zikurikira.